16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kuko buriya iyo ugiye hari ukavuga ati jyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva, icya mbere nuko gudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. 2, kudatangaza icyaha cy'ubugome n'ikindi cyaha. Rero ibi byose twaravuga ati nimukomeza ibi nimutabireka hashobora kuzavamo ibyaha bimwe bizatuma bamwe bafungwa. Ngira ngo wenda iyo tubivuga mu bugenzacyaha umuntu amukubwiza ijwi ryoroshye asa nko kugira inama, hari igihe bamwe babifata nkaho ari ukuganira. Nibyo aba ari ukuganira ariko kugira inama, kandi ibyo tuba tukubwira tuba tukwereka n'ingingo z'amategeko n'aho bigana, nuko tuba tubona ko hari aho bigana. Hari benshi twagira inama barazirenga, ibyababayeho nuko byarangiye amategeko bakurikiranye. Ubu hari abafunzwe bagiriwe inama, ariko noneho hari n'abagiriwe inama barazumva, ubu ngubu baratuje bameze neza. So muri make ni icyo ngicyo twavuga kuri ibi byaha. It is unfortunate, biba bibabaje ibyaha nk'ibi ngibi biba byabaye ku bantu b'abahanzi bitwa ngo ni icyitegererezo, ugasanga biranababaje. Ugasanga umuntu azi kuririmba, aririmba indirimbo nziza, ariko yananiwe kuba yagira uko yitwara. Sinzi gatoya, sinzi icyo ikiyobyabwenge n'ubuhanzi bipfana. Sinzi, ngira ngo turacyakoraho ubushakashatsi tuzabimenya, kuko ni gakeya ushobora kubona umuhanzi wafatiwe mu byaha nk'ibi ngibi ngo apimwe urumogi ruburemo, ibiyobyabwenge biburemo. Sinzi, ubwo ngubwo muzadufashe gukora ubushakashatsi tumenye ikiba kirimo n'iki. Ikindi biba bite, ni iki kiba kuba umuntu atangiye kumenyekana, uririmba indirimbo zigakundwa, ukisanga muri ibi bintu bimeze gutya, bituma usubira hasi, bigusubiza, bikuganisha muri gereza, bikuganisha ku izina ryawe ryangirika. Sinzi niba ari ukutabasha kumanaginga fame, sinzi niba ari character z'abantu, sinzi. Ubwo ngubwo wenda uko abantu bazajya bagenda biga ibintu bimwe bazajya basobanukirwa impamvu y'ibindi. Dr. nyuma yitabwa muri yombi rya Djihad na bagenzi be, dosiye muyishyikiriza ubushinjacyaha. Muri press conference RIB mwakoze, mwavuze yuko iperereza rireba buri wese waba afite aho ahuriye n'ariya mashusho ya Yampano n'uriya mugore we, ndetse muvuga yuko igihe bizaba ngombwa ko nawe yagira aho iperereza rimukenera azabazwa, iri fatwa rye cyangwa se iri fungwa rye nka RIB mwaba mufite wenda amakuru cyangwa wenda n'iperereza muri gukora bishingiye kuri ariya mashusho ya kera abenshi babonye? Kuri ariya mashusho iperereza ryarakozwe, risanga kuba yaragiye hanze nta ruhare babifitemo, usibye wenda icyo navuga ngo bwabaye ubuteganye buke bwo kwizera umuntu nawe akakwiba amafoto akayasakaza. Ariko nyine ngira ngo urabizi uko iyo kese yagenze mu rukiko, ku rukiko rwabibonye n'uko rwabisanze, nguko tugomba kubifata kandi tukabyubaha, tukubaha imyanzuro y'urukiko. Sinzi rero, wenda gusa buriya nta kiba cyose ngo abantu bareke kugikuramo isomo. Ngira ngo buriya hari ababikuyemo isomo, hari ry'uko bagomba kwitwara, n'uko bagomba kumenya kurinda ibyo bafite muri telefone zabo. Dr. twebwe turi urubyiruko, abenshi mu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga uyu munsi, abafite za YouTube channels, abafite za TikTok, Instagram, Twitter ariyo X n'izindi zitandukanye zinyuzwaho ubutumwa bushingira ku buzima tubamo cyangwa n'ubuzima ibyamamare bibamo.
hari igihe mufata umuntu w'icyamamare w'umuhanzi cyangwa se uzwi ku mbuga nkoranyambaga, mwatangaza n'ibyo akurikiranweho, tugasanga hari abatangabuhamya barusha amakuru RIB, bumva ko koko n'ibyo bavuga bishobora kuba bifite ishingiro, bati ibi bintu njye nayo narabibonye rwose, runaka narabimubujije, ibi bintu rwose njye nari mbizi, iti n'imiryango rwose barayibizi, ibi bintu ahubwo se niba utari ubizi kuki RIB yari yaratinze. Ibi bintu ndibaza nk'umunyamakuru ntabwo bishobora kuba ubufatanyacyaha, cyangwa wenda bikaba wenda hari ukundi abantu babibona nk'ibisanzwe, ariko wenda bishobora kuganisha ku byaha. Ubu buhamya turi kubona kuri za live ntabwo wenda mwebwe nk'ubugenzacyaha bushobora nko kubicira iperereza, cyangwa wenda gutuma nk'icyo cyaha gikomeza gukorwa, cyane cyane ubwo ndavuga kuri ibi byaha bya GBV cyangwa se gender based violence. urakoze cyane, reka mbanze nk'usore gato. Ntabwo baba barusha amakuru RIB, kuko twebwe wenda amakuru tuvugana amakuru y'iperereza. Icyo mbivugiye arabaza bavuga yuko baje kuvuga ibyo RIB itavuze, bati rwose tingewe ndababwira iby'amatwi yanyu atumvise. Ndabyumva. Icyo bashobora kuvuga ngo barusha RIB nta makuru y'aho ngaho nyine yo mu nzu, kuko RIB n'ubundi ntabwo ishobora kujya muri, ariko amakuru y'iperereza yo ntayo baturusha. Gusa icyo uvuga ni iki ngiki, nibyo koko usanga abantu rwose babaye abatangabuhamya ku byo muri no minsi bita ngo ni urukiko rwa rubanda, cyangwa ngo court of public opinion, zo social media. Ugasanga yagorokewe no kubivuga, njyewe nari mbizi rwose, narabibonaga, yagiraga gutya turi, ndetse n'abantu bagatangira gukora titre y'ibintu biteye ubwoba, ngo yakoraga ibi ngibi, ngo agize gutya. Sinzi nyine harimo, sinzi niba ari navuga ngo ni manque ya sagesse, kuko buriya iyo ugiye hari ukavuga ati njyewe nari mbizi, ngo bamukubitaga numva. Icya mbere nuko kudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. Kabiri, kudatangaza icyaha cy'ubugome ni ikindi cyaha. Rero kujya hari ukigamba ukavuga ko wari ubizi rwose, ntibizagutangaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugutumije rukakubaza ugatanga ubuhamya. Kandi icyo nakwibutsa, gutanga ubuhamya neza, urwego rw'ubugenzacyaha ruzi ko ubwo buhamya ubuzi, ayo makuru yafite, ni itegeko, si ubusabe, ugomba kubutanga. Noneho dore ko wabyemereye muri urwo rukiko rwa rubanda social media warabyemeye, turagusaba rero ko nawe ntibyagutangaza tugusabye ko uza kubutanga. Gusa iyo tuvuga gutya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugutera ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo abantu bajye bagira amakenga y'ibyo bavugira ku mbuga nkoranyambaga. Dore ko n'ubu ngubu n'igitangaje, umuntu atanga ikirego, yamara gutanga ikirego cyangwa na mbere yo kugitanga akabanza akajya kuri social media, akagira uhamagara akamuga ati kora live. Icya mbere ibi bintu icyo tubibonamo ni iki, kimwe nuko urabangamira iperereza. Igihe watanze ikirego, kuki ujye kuri social media kujya gutanga bya bimenyetso wavuze, urabangamira iperereza, ndetse bishobora no kukuviramo gutsindwa cyangwa kwangiza ibimenyetso, gutuma abatangabuhamya batinya kuza gutanga ubuhamya. Ingero zirahari. Gutuma ndetse iperereza ubundi rikorwa mu ibanga, gutuma n'iperereza ibigenda bigerwaho ubishyira hanze. Ikindi cya kabiri, uri kwiha rubanda, barakota gusa, abenshi bakagushinyagurira, bakagukoraho amatitre nk'ayo naraye mbonye nijoro bakoze ku muntu ari victim. Ndetse abo bantu ndabiyamanza kubabwira nta matitre ukora ni mabi. Ubutaha rero ukora amatitre nk'ayo, yego nibo ba nyirabayazana nibo bagira, ariko nawe wowe muntu wowe ukora izo titre, nawe nta bumuntu ufite. Ubundi wagombye kumva niba ari victim, niba yarahohotewe, wagombye kugira umutima wa kimuntu, ukamwumvira impuhwe, ukamugirira impuhwe. Ariko ahubwo wowe urashyiraho titre zimusonga. Ariko nanone
nyirabayazana ni wowe wagiye navuga ngo ni ukwiyandarika kuri social media. Social media hari iki? Ruriya rukiko mwita ngo ni urukiko rwa rubanda, ninde watsinzwe, ninde wahaniwe, ninde mucamanza hariya, ninde mushinjacyaha, ninde niki? Kuki abantu bumva ko babanza kimwe n'abandi bakurikirana mbere yo kujya kwitaba ribu akabanza akigira mwiza hariya, ariko birabyo turabizi ni ukwigira innocent. uwo rizagwira Florien wamamaye nka ya mpano ni inkuru itari nziza iri kumuvugwaho kuva ku itariki ya 16 Gicurasi 2026 nibwo yatawe muri yombi azira ibyaha birindwi. Umukuru wa RIB Dr Murangira Thierry yakomojeho nibyo yatangiye avugaho. Ibyo byaha rero birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwumvishe muri iki kiganiro ni ibyaha rero bigera kuri birindwi. ubwo witwa uwo rizagwira Florien cyangwa se ya mpano, umuhanzi tuzi rwose ukora indirimbo nziza cyane, hari izagiye ziba hiti, hari amakorabo n'izindi zitandukanye. ubu ngubu rero akaba afunzwe. Mu by'ukuri inkuru iri kumuvugwaho ntabwo ari nziza muri iyi minsi, dore ko bivugwa ko we n'umugore we batanameranye neza rwose, asigaye amukubita ijoro n'amanywa. Ese ibi biratanga iki? Reka dutegereze tumenye igisubizo cy'ibi ngibi. Gusa icyo wamenya ni uko uwo rizagwira Florien ari mu mazi abira, ubuzima ntabwo umworoheye. ubu ngubu tuvugana rero arafunzwe kuva ku itariki ya 16 Gicurasi kugeza magingo aya ngaya. Ku mbuga nkoranyambaga rero nta yindi nkuru iri kuhavugwa ni y'uyu uwo rizagwira Florien cyangwa se ya mpano. nta yindi nkuru rero iri kuvugwa, ni inkuru mbi cyane iri kugenda imuvugwaho. Ese biri buze gutanga iki? Biragenda gute? iby'uyu ya mpano abakunzi be ubu ngubu ntabwo bishimye bitewe n'ibiri kugenda bimubaho, dore ko ubu ngubu anafunzwe. Reka dukomeze tubihanga amaso, ngira ngo mwumvishe ibyo ari kuzira. icyo wamenya ni uko rero uyu ya mpano cyangwa se uwo rizagwira Florien agifunzwe azira ibi byaha bigera kuri birindwi.